hari naho nagiye nanone ku ndaya nta nkweto mfite basigara na telefoni natanze 120 mbasigaramo 30 ngaruye ya 30 mpasanga izindi ndaya ziri aho ngaho barayakira barankubita ngenda na ya telefoni nyisize. Ntabwo bajya bagaragara yuko bahohoterwa. Reka nguhe urugero rw'uburyo abagabo bahohoterwa. Waruzi ko nk'ubu mu minsi ishize hari abantu bari mu rubanza tururaramo ariko umugabo avuga ati umugore wanjye mbabwije ukuri ukwezi kurashize atampindukirira kandi ararana imyenda kandi ni umugore we. Umugore tumubaje ese niko bimeze ati jewe ati noneho ati iyo ngerageje nko kumupfumbata no kugira gute anyigizayo ngo bimwicira amabere. Ako gasururu nakabadive utari umudive ntagasomeho. Wa undi nawe rero uri hirya agahita avuga ako kabido ntikarengaho ngaho. Mwongeye kwibwa nshuti bakunze ikiganiro cyacu, mbibutsa yuko ari SF Media, ikiganiro ni cya kindi Focus Lifestyle. Ubushize uyu muri kureba kuri screen zanyu twari twamuguye Gitumo ari kumwe n'undi muvandimwe, ariko ubu ngubu noneho tugiye kumuganiriza noneho yiteguye ko yari yatubwiye ko yaduha umwanya tugakorana ikiganiro yisanzuye. Aha turi niwe twari twamusanze mu rugo, ariko aratangira twibwira kugira ngo n'abatari ikiganiro cy'ubushize bamenye ni iki ese ubwo tugiye kuganira akora ibiki cyangwa azwi biki. Mwatangira mutwibwira. Okay, ndumva n'ubushize nayo nivuze. Nitwa Nyabendi Zayi, ariko nkuko nakubwiye nyine izina rizwi cyane ni Mayira. Iryo zina rikaba rikomoka ndi umukinnyi w'amafilimi, niryo nkunda gukoresha haba muri filimi zanjye cyangwa se n'izahandi mbashije gukina. Ubwo wari wanabimbajijeho mbaza utese ati ubundi Mayira ko ari ryo zina rizwi, ugira uti ni iryawe. Nkeka niba ubyibuka ko nagusobanuriye yuko hari iryo zina naryiswe n'ababyeyi, ariko n'ubundi ntabwo ntiriri mu irangamuntu, ariko ngeze mu gihe cyo gukina amafilimi rero ndarikoresha. Mvise bimbangukiye kubana ari ryo nakoresha. Ese Mayira uretse wenda umwuga wo gukina filimi hari indi mpano igira Mayira ni muntu ki muri rusange? Okay, muri ibintu byose ndabigerageza, ariko njya nkunda guhitamo kimwe nkaba ari cyo nshyiramo imbaraga. No kuririmba uranshobora kukuririmbira bumva hari ahantu twajyaga urya wa musaza twari turi kumwe ubushize, iyo ndirimbo ntabwo twayiririmbye, ariko tujya tugira indirimbo zihariye. Nimugira umwanya wo guhura nawe birashoboka ko mushobora kugira amahirwe n'uyu munsi mukaza kongera mukabonana. Ariko agira utuntu twinshi n'indirimbo nyinshi zitandukanye n'amasengesho nayo arayagira. Nge rero uranakuririmbira nko mu gihe turi gusangira nk'ukuntu bajyaga babikora kera. Abantu habaga tuvuge nka abadive bagize nk'ikirori, ariko noneho hakaba hari agacuma karimo inzoga, hari n'utundi ducuma turimo imitobe. Ubwo rero
kugira ngo kataza kugera kuri wa muntu unywa inzoga unywa imitobe akaza kugutahura, bararirimbaga ukabwira mugenzi wawe ako gasururu n'akabadive utari umudive ntagasomeho, wa wundi nawe rero uri hirya agahita avuga ako kabido ntikarengaho ngaho. ubwo ngira amatsiko iyo babona akabadive ubaga bavuga ko wabaga agasembuye ari we uza ugasomaho. ni ukuvuga ngo werekanaga yuko hari agacuma k'abadive, noneho ariko ugatanga sinye yuko akabadive nyine urumva twabaga ari uducuma tubiri, ukavuga uti ako gacuma ni akabadive utari umudive ntagasomaho, kabaga gasembuye ariko ikaba ari sinye bahanye. urumva rero n'indi nanayihimba nkanayiririmba, urumva ntafite ijwi se. barakoraga mu nganda. Impano ziba ari nyinshi no kuririmba nayo irimo. ni byiza ko ukora ikintu gikunze kandi kikakubeshaho. none se watubwira muvi urugendo wagenzemo nyine kugira ngo ujye kugina muvi, cyangwa impamvu ari byo wahisemo? nkiri muto ubundi igihe nakuze ndi umuntu ukunda gusetsa, ntabwo nabyumvagamo nk'impano mfite, ariko akenshi naganiraga n'abantu cyangwa se urwego bamfatamo, ugasanga niba ndi kumwe n'abantu nabasusurukije basetse, nanjye nkabona ko bishimye. niga cyane byatangiye ndi muri primaire, ubwo hari igihe twateguraga amakinamico kandi nkaba ari jyewe wayiteguye, nkayishyira kuri gahunda, narangiza nkategura n'abandi banyeshuri tukayikinana. ariko ibyo bintu urumva byabaga ari ibintu birebwa n'abantu bakeya, bari aho ngaho. noneho bigeze rero muri iki gihe abandi barakinaga cyangwa se babashije kugira amahirwe yo kuba babasha kubona uburyo bamenyana n'abantu bakabatambutsa, kuko biriya habamo ikimenyane, habamo kuba uzwi, nkabirebesha amaso ariko nkumva nanjye ndabikunze. ariko ntabwo washoboraga kubwira umuntu ngo nshyiramo, kuko hari ibintu byinshi biba bibazwa. ese wakinnye amafilimi ryari? ni ibintu umenyereyemo. akaya ndirimbo bagati barambaza uburambe mu kazi kandi iyo section ntibaho. rero jewe kubera ko nabikundaga nakomeje kubikunda, ariko muri jye bimpereramo. nkajya nandika, urebye nk'amafilime nagiye nandika, hari b'inshuti narandikaga, nahura na wa muntu w'inshuti yanjye nkamwereka, najya kubona nkabona babibyaje umusaruro, nkasanga ni ya filime nanditse. noneho rero kubera ko ntashoboraga kujya gusaba undi muntu ngo anyemerere kunshyiramo, njyewe ninjiriye muri filime yanjye. ntegura icyo bisabwa, ndagitegura, nshaka abakinnyi n'ibindi byose mbishyira kuri gahunda, ariko nkaba ari jye wiyandikira nkanayiyobora, ibintu bicamo gutyo. ntangira rero kugenda amenyekana kuri iyo filime yanjye, ku buryo n'abandi bambwiraga bati ngwino twabonye ufite impano, bakaba babasha kunkinisha gutyo. ni byiza kuba wenda hari inzira waciyemo, ariko ukaza kugera kuri cya kintu wifuzaga. none akabazo k'amatsiko, kuko twebwe ni Focus Lifestyle nyine n'ubuzima bw'umuntu bunabayeho,
ese imyizerere yawe yaba ari iyihe? Wizera nk'uko n'abandi bizera cyangwa yabitandukanye? oya agenda barusha kuko buriya agiye njya no mu modoka ntabanjije kubaza umushoferi niba afite perimi. Urumva kwizera kwanjye kurarenze. Nk'ubu ngubu nakwemeye ubushize urabizi warantunguye turavugana nkwemerera kuvugana nawe ntazi niba uri n'umunyamakuru. Urumva nari nkwizeye. Buriya nshobora nk'uko nakubwiye ntabasha gukunda n'ibijyanye n'inzoga, ariko burya iyo nicaranye n'umuntu ntabwo ndi muri ba bantu bahagurukana inzoga nkayijyana no muri tuwarete kugira ngo batandoga. Buriya twicaranye turi gusangira ndakwizera nkayigusigira. Ari ibintu jewe mfite kwizera kwishi cyane gutandukanye kurenze uko wabuze. Buriya nshobora kuva mu rugo ngiye mu kazi nkasiga mbwiye umugore ngo ndagaruka. Urumva mba ntabyizeye. Sinzi rero kwizera umbaza uko ariko by'idini. Buriya rero uzi ikintu cyanciye intege, nakunze kujya ndeba abantu nk'ubu ngubu urabona yenda uvuye hano mu Birembo urimo Ikibagabaga ushobora gusanga hari urusengero, mu Birembo hari urusengero, Igikondo hari urusengero. Noneho ugasanga umuntu utuye hano mu Birembo ateze moto ajya gusengera Igikondo. Uw'Igikondo nawe bakabisikanira mu nzira aza gusengera mu Birembo. Ubu urebye amadini ari mu Rwanda, reka nibarire mu Rwanda, ni menshi. Hari n'abandi banayakora atanazwi. Rero abo bantu bose baba bavuga ko basenga Imana, ariko nyamara Imana ikaba ni zingahe? Ni imwe yemerwa, usibye nyine ya yindi y'Abanyarwanda ya kera, ariko ni Imana imwe. Niba ari Imana imwe hakagombye kuboneka n'idini rimwe, abantu bakaba bizera ikintu kimwe. Ariko ushobora kujya mu Badivu ugasanga bizera ukwabo, wajya mu Bapantekote ugasanga bizera ukwabo. Uramutse nk'ubu twicaye gutya ntituri babiri. Ubu uramutse uhamagaye abanyamadini nka 6 wareba impaka zibera aha ngaha. Nyamara buri muntu yizaniye Bibiliya imwe. Rero ibyo bintu bijyanye no kwizera ko amadini ahubwo ushobora gusanga ari imyumvire y'idini. Kuko umuntu arakubwira ati jewe ndi umwizera w'itorero iri niri, ariko yabona muri babandi basenga na haruvuyemo akajya mu rindi dini, ubwo uwo ntabwo aba akiri umwizera. Nyamara agiye muri iryo dini avuga ati ngiye kuba umwizera wo mu idini iri niri. Rero ntabwo sindi umwizera w'idini jewe. No kuvuga wizera Imana? Nizera Imana mu bushobozi mfite. Kuko buriya na biriya bintu byo kwizera ushobora gusanga bihindagurika bitewe n'impamvu. Ni nk'uko nakubwiye nti umushoferi iyo ngiye gutega simbaza perimi y'umumotari cyangwa y'umushoferi. Ushobora no gusanga ari umuyede uvuye mu Kiyede, ariko akavuga ati ngize amahirwe yo kubona moto, agahita yijyaho akagutwara. Ikindi sindeba ngo uwo muntu kuko yenda niba adafite perimi arantura hasi, kuko abantu bagwa bose si uko baba badafite perimi. Ushobora kwizera rero bitewe n'igihe ndimo n'ibyo nizeye ibyo ari byo. Ese ikindi kibazo nakubaza, ese buriya umugabo Mayira ni umuntu wenda ukunda gukora iki, like iyo atagiye mu kazi cyangwa buri muntu nyine agira ibintu bimushimisha? Cyangwa wahitubwiraho? Njyewe buriya iyo ntagiye mu kazi ikintu nkunda, tuvuge ndi mu rugo, nkunda kureba filime. Ushobora gusanga ndi umuntu umwe nicaye muri salo nafunguye televiziyo ndi kwirebera filime. Rwose ibindi byose nkabihagarika. Ndayikunda,
ariko no kuba ari ibintu byanjye ni ukuvuga ngo iyo nyirebye hari utuntu nkuramo mba numva nakongera muri jye cyangwa se mu byo ndi gutegura bijyanye na filime. Se ni iki kintu cyagushimishije mu buzima? Ikintu cyanshimishije mu buzima biba ari byinshi, ariko ikintu cyanshimishije ni uko hari igihe kera tukiri abana wasangaga ari ukuntu batubwira bati buriya iyo uvutse uri umuhungu hari igihe ukaba ushaka kuba umukobwa, urara niba ari mu muvure niba ari mu isekuru kugira ngo bugake igitsina cyahindutse. Ibyo bintu hari uburyo twagiye tubamo kumva wakwifuza kuba undi muntu, ariko mbona iyo nza kuba ibyo bintu bibaho nkaba naranabikoze nari kwicuza. Jyewe ikintu cyashimishije ni uko ndi umugabo. Ni uko uri umugabo cyane. Biteye amatsiko iyo umukobwa ari kubyakira nari kubabara ariko nkihangana. Ikintu cyaba cyaragushimishije mu buzima? Yenda ngarutse kuri icyo twari twavuze icyagushimishije. Icyanshimishije ngarutse kuri icyo tutarajya ku kindi, yenda ushobora kuvuga unteye amatsiko. Buriya menshi cyane ahubwo buriya umugabo iyo ava akagera, uri umugabo ni nk'umwami. Uzi ko umugabo buriya aba ameze nk'umuyobozi, akora amakosa ariko no kuvuga kuko ari uri ku rwego ruri hejuru ahora bajyaga bavuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Nubwo nigeze kuganira n'abantu kuko bitewe n'icyo bari babivugiye mbona hari amakosa yabonetsemo, ndavuga ahubwo amafuti y'umugabo nibwo bubwa bwe. Ariko ni ukuvuga ngo nguhe nk'urugero, umugabo n'umugore umwe ushobora kujya mu kabari ukageza nka saa 9 ukaza gutaha uri umugabo. Ariko umugore asize umugabo mu rugo akagenda akajya mu kabari akaza gutaha saa 9, yaba akiri umugore? Buriya nabikoze gatatu yaba atakiri umugore wa mugabo. Rero buriya ikindi hari igihe hajya hakenerwa nyine, hari ibibazo bikemurwa n'abagabo kandi umugore atabasha. Ntabwo ndi kubapfobya ngo mvuge ngo gutya, ahubwo wambazaga icyanshimishije ku rwanjye ruhande. Mubu hari igihe umuntu reka dukomeze ntavuga byinshi kugira ngo uko twari ukomeje ku mugore n'umugabo, ese wagira iki bari abagabo bahohotera abagore babo? Abagabo bahohotera abagore babo ni kimwe n'abagore bahohotera abagabo babo. Kuko buriya reka nkubwire, uri umusore ako kantu rwose nanjye buriya wari wambajije byinshi uriya nuba we rero uzabimenya. Reka nkubwire, kubera ko abantu bamaze kumenyera ko abantu bahohotera abandi ari abagabo, ntabwo ntibibasha kumvikana uburyo umugore ashobora guhohotera umugabo. Ariko bibaho pe, bibaho, kuko buriya ntabwo bishatse kuvuga ko abagabo igihe icyo ari cyo cyose bahora ari abanyamafuti. Ariko nguhe nk'urugero nk'ibintu nigize kubona ku musaza kera. Umusaza yabaga ari kumwe n'abantu bicaranye nka muri salo, umugore bakagira icyo bapfa, akajya mu gikari akamusangayo akamukubita inshyi nk'eshatu vuba pya ubwo agahita agaruka agahita yicara muri ba bantu ku buryo nta n'umuntu umenya ko yavuye aho ngaho. Umugore akaza arira,
atari ko se koko nk'ubu nkoye iki ese bana ba koko uyu mugore usa umusazi nigize se mpaguruka nga bareba koko bakabona yagiye mu masagonda ahita agaruka ku buryo utaba ukubiza umuntu mwaba noneho rero buriya n'abagabo kubera ko baba baramenyerewe mu makosa menshi ntabwo bajya bagaragara yuko bahohoterwa. Reka nguhe urugero rw'uburyo abagabo bahohoterwa. Wari uzi ko nk'ubu mu minsi ishize hari abantu bari mu rubanza tururaramo, ariko umugabo avuga ati umugore wanjye mbabwije ukuri ukwezi kurashize atampindukirira kandi ararana imyenda kandi ni umugore we. Umugore tumubaje ese niko bimeze ati jyewe ati noneho ati iyo ngerageje nko kumupfumbata no kugira gute anyigizayo ngo bimwicira amabere. Ntabwo rwose ni urubanza twabaye nkaho turaramo kwa kundi nyine abantu bahamagara, kandi yaravugaga ati ukwezi kurashira bimeze gutyo, noneho twabaza undi ati jyewe mba ninaniriwe, none si ryo si ihohoterwa. Hari n'uburyo hari n'abagabo bajya bakubitwa rero cyane rwose, hari n'abagabo rero bajya bakubitwa. Abagabo nabo nyine baba bameze uko kuntu, ariko yenda tutabitinzeho nashaka kwerekana ko ari ku mpande zombi. Warumbaje rero uti wabwira iki? Kunyumvisha cya kintu waruvuze poet imwe nyine yo kugira yuko nyine abagabo nabo bahohoterwa. Nabivuze ariko ntabwo abagabo bakubitwa, kandi maze kubivuga barakubitwa ahubwo bagaceceka. Icya mbere ni gute umugabo ashobora kujya kurigera umuyobozi w'umudugudu ngo umugore yarayankubise? Kuko ni urubanza ruri buzemo abantu noneho bava aho ngaho bavuga bati ndavuga abagabo niba bakubitwa uriya n'umugabo niki, agaceceka. Ikindi umugore yavuye mu rugo akajya gusambana, umva uko abagabo bahohoterwa, kandi yenda muri make bigaragara ko nta n'icyo yabuze. Abantu bose bahita bavuga batatu ese umugabo ubundi buriya hari ikintu amaze mu rugo, ntizi ryo ryose yihohoterwa. Nkaho bakavuze batereka tugorora umugore ari mu makosa ya naya. Ikindi basanze umugabo n'umugore, yenda umugore yabanjije umugabo yamukubise inshyi nk'icumi, inkoni sinakubwira, noneho umugabo akarambirwa nawe akamukubita urushyi rumwe, bahita ubuyobozi buhita buza bugatwara umugabo. Bati mugore rara mu nzu, umugabo turamujyanye, turimo turahosha intambara. Ntibashobora gutwara umugore ngo bajye kumufunga, ahubwo bati barwanye bakajyana umugabo. Ibyo mu ngo byo ntabwo biba byoroshye. Uzabimenya kereka nubyirinda, ariko uzabimenya. Ariko ntabwo biba byoroshye. Dukomeza, ikintu wenda cyaba cyarakubabaje mu buzima bwawe? Ikintu cyambabaje gishobora kuba ari n'ikintu kibabaza abantu benshi. Nk'ubu nko kuba gufata umwaka wa mbere natangiye kumenyaho ubwenge, ndi gushaka amafaranga, kugeza n'iyi saha nibura nkaba ntarayabona, n'ubu biracyambabaza. Ndayabona n'ahantu twabonye utuye heza? Ntabwo ndayabona. Kuko iyo ndi mu bandi mba numva afite ikibazo cyane cy'uko nyine ntarayabona. Yenda ushobora kubibona wowe bitewe yenda n'ukuntu bibonye. Tugarutse ku bijyanye na movie ugenda ukina, tuba tubona gukora ibintu by'ubusambanyi n'ibindi bitandukanye. Yawe kiri umusore sinzi uko mba nanabivuga. Ese biriya bintu buriya uvuga
urani nako unabikora cyangwa hari ukundi sinzi? kandi umaze kumpamye uti ukora ubusambanyi, ahubwo ndamutse buriya gukora ikintu ndamutse mbukora nanabugurisha nkabona ya mafaranga nari nkeneye kuko nabikora mu buryo bw'iterambere. Bo nk'uko narindi kubivuga, ikintu ushaka ni amafaranga buriya, kandi umukinnyi nyawe iyo twabaga turi gutoranya abakinnyi, kuko njya mba n'umujaji, hari ikibazo tujya dukunda kubaza abantu cyane, ukamubaza utese ni iyihe filimi wumva utakina, agahita akubwira ati filimi rwose yo gusambana. Hari abavuga ngo porono, ariko ubwo aba yanatandukiriye kuko mu Rwanda nta porono zikinwa, izo ntabwo ziri muri filimi zemewe. Ahubwo noneho akavuga ngo filimi ngo yo gukina ubusambanyi sinayikina. Wumva wakeneye ihe? Mbega urebye nagiye nko mu rusengero ndimo mbwiriza cyangwa se ndi gukora umurimo w'Imana. Ibyo rero ntabwo buri umukinnyi. Filimi yose njyewe nabasha kuyikina bitewe n'impamvu, ahubwo nkirinda kurengera muri iyo filimi. Rero biriya biba n'ubundi ari inyigisho n'ubundi umuntu aba ari gutanga. Akenshi uribuka ko hari abantu benshi bagiye batinya Ngenzi bitewe na filimi yakinaga zikanganye. Hari n'undi mukobwa, nimba ari umukobwa wo mu Tanzania bita Shumureta. Leta ngo yabuze umugabo na none rwose asaza akiri. Ni ukuvuga rero ku myumvire y'abantu, ibintu ukina byanze bikunze ugera n'ahantu bakabikubonamo, bakabona nibyo. Tuvuge niba nshobora kwicarana n'umukobwa yenda mu kabari runaka bitewe na business twaba turi gupanga, umuntu ashobora guhita avuga ati Mayira bya bindi akina nibyo ashyira no mu bikorwa. Ntuzi impamvu itumye twicara aho hantu. Rero abanyarwanda tukwiriye kurenga ibyo bintu, tukabona ko ibyo dukina ni ishuri turimo, ni ishuri ryashinzwe, ni ukuvuga ifashanyigisho rishingiye ku mashusho. Hari uko umuntu aba agaragara ariko ari ukwigisha. Ni ukuvuga ngo Mayira uko tumubona ku mahanza agiye atandukanye, ntabwo ariko ari. Oya, ntabwo ariko ndi, ahubwo yenda ikibazo yenda bakibajije nabi, kuko hari abo tujya tugirana ibiganiro bakambaza bati ariko se ubundi ukunda abagore? Yenda yaba ari cyo mbaza nari kugusubiza. Ntese ubamuga n'iki kibazo. Uko ndakwibukije. Umuntu ukavuga ati se wabaza mbanze guca abandi ngongera nkaza kuza. Buriya rero abagore ndabakunda, na pasitori arabakunda, n'undi muntu uwo ari we wese akunda abagore. Kuko uzumve gahunda umuntu agira. Nk'ubu ngubu nk'urugero, yenda nanjye nkubaze, uteganya kuzashaka umugore? Nimbona amafaranga. Ubwo uzashaka amafaranga rero ntabwo uzashaka umugore. Impamvu nari nguteze uwo mutego ni ukuvuga ngo hari abo tujya tuganira, ari umusore akambwira ati uyu mwaka ntushira ntashatse umugore. Rero nkamubaze se uzamwambura ndi? Oya, ni ukuvuga ngo uzamwambura nde kuko ari umugore urashaka umugore. Buriya mu rwego rwo umugore ni uwagizwe umugore. Rero ni ukuvuga ahubwo muri gahunda yawe uzashaka umukobwa, ariko nushaka umugore uzatwara uwanjye, utware yenda n'uwundi. Icyo cyifuzo cyo gushaka uzashaka umukobwa umugira umugore, kuki ubundi ushaka umugore no kubereke. Rero abagore nta muntu utabakunda mwana.
ndabakunda kandi nabo barankunda. ariko ikibi ni ugukunda abagore benshi, ahubwo ikibi ni ugukunda abagore b'abandi. neza abakobwa utakoye nese ubundi ntabwo umuntu agomba gukunda, none se nta n'ababana n'abantu batarabakoye. Gukunda ni itegeko, si ugukunda uwo utakoye. Kandi se urukundo ntabwo uzi yuko n'Imana ivuga ngo mukundane. Uzakunda abagabo abagore nibageraho ubange? Ntabwo bibaho, icyo kintu sinagikora. abagabo mu bishuti Naho abagore ntimuba mubaye inshuti. abagabo mu bishuti. Reka twimuke kereka niba byagushiranye ibyo umbaza. Nandi kukubaza, wagiye ukina filimi zitandukanye, ariko hari filimi wenda hari ukuntu wagiye ukina nk'akantu kaba karagushimisha uri gukina, cyangwa filimi yatumye ubustinga nyine abantu bakakumenya? Okay, hari filimi nakinnye ndi umupasiteri. Kuba nari umupasiteri ariko nkaba narabigiyemo kubw'impamvu. Rero ntabwo ni ukuvuga ku bigaragara byanyemereraga kuba ndi umuntu ugaragara neza, ariko mu ibanga ryanjye hakaba hari ibindi bintu nihugikanye, bya bindi nyine bisanzwe n'abo bagore uvuga. Noneho rero muri uko gukunda abagore nagiye ahantu kundaya. Wakinaga ndi umupasiteri mfite n'urugo. Noneho ufite nyine akagezo ko gukunda. Ni ukuvuga ngo nari mfite ubwoba bw'uko umugore yabasha kumenya ibyo nakoze cyangwa ibyo nkora. Ariko noneho kundaya nagiyeyo yo irantamaza. Nkimara kuharara yafashe imyenda yanjye irayinika kugira ngo ibone amafaranga. Ni ukuvuga mu gutaha ntabwo nagombaga kubona uko ntaha. Noneho aya mafaranga kugira ngo aboneke nabwo kugira ngo ntahe, nahamagaye umugore ndavuga nta abapolisi bamfashe, ohereza amafaranga. Icyo gihe yohereje ibihumbi niba ari 20 byo guha umupolisi. Noneho mfata telefone nyiha wa mukobwa ndamubwira nti ntafande ntivugana nawe nti kugira ngo abyemere, ayo mafaranga niwe we yohereje. Noneho ntashye ngenda nzi yuko ubwo ngubwo nahishe icyo nakoze, ariko imyenda yanjye yari itose. Ngezeyo rero inkoni nari mfite umugore ufite ibigango twarwaniye, yarankinguriye ahita nkubita iki. Bitewe n'ukuntu nari imeze. Iyo ngiyo isa nkaho urebye nanjye ubwanjye hari izo mba nakinnye sikansetsa. Hari naho nagiye nanone kundaya nta nkweto mfite, basigara na telefoni, natanze ibihumbi 120 mbasigaramo 30. Ngaruye ya 30 mpasanga izindi ndaya ziri aho ngaho, barayakira barankubita, ngenda na ya telefoni nyisize. Bivuga ngo ahari harimo ikigisho cy'inyungu nyine yo kujya muri abo bantu. Okay, ni byiza. Tugana ku musozo w'ikiganiro, niki wabwira abantu, urubyiruko cyangwa abantu bifuza kujya muri iyi industry, cyangwa inama bagira abanyarwanda cyangwa abandi bantu muri rusange? Okay, ku bantu bifuza kujyamo tujya tunabigisha gukina batabimenyereye, biba ari karibu, ariko umuntu agomba kubanza akamenya ngo ese iyi mpano ndayifite koko. Hari abajyaga bampamagara yenda twagiye nko kuri televiziyo kwerekana filimi tugiye gushyira hanze, bakafata nomero yanjye bakampamagara, bati umuntu akampamagara ati se ko mfite impano
wamfasha. Ese nkamubaze se wigize ukina atoya, none se ninde wakubwiye ko ufite impano? Ati mbyiyumvamo. Wamuha karibu yaza ukamushyira imbere ya kamera, ibyo asanzwe akora mu buzima busanzwe bikamunanira. Rero ntabwo ababikunda bose bagomba kubijyamo, ahubwo ushobora kuba uzikunda ukaba wabasha kuzireba uzikurikiranye kuri YouTube. Dusigaye dufite amahirwe menshi cyane ko umuntu ushobora gushyiraho 100 ukajya kuri YouTube ukareba filime ushaka itakunogera, ugashaka indi ureba ukanabyigira mwaho ngaho niba ushaka kwiga gukina koko. Noneho ariko ku bantu babishaka bafite impano rwose, ni nomero yanjye nayitanga kuko turanabigisha. Noneho inama wambwiraga nagira abantu muri rusange mu Rwanda ndetse n'undi muntu uwo ari wese ubasha kudukurikirana, ni ukuvuga ngo ikintu nasaba buri muntu ni uko agomba kumenya ko uburenganzira bwe burangirira ahubwo mugenzi we butangirira. Tukaba dukwiriye guhana amahoro. Icyo kintu umuntu amaze kukimenya ko ari uko bimeze, kuko ari umuntu wavuye mu gihugu kimwe ahunze avuga ati hariya nta mutekano wari uhari, agenda mu bwato. Ageze mu bwato hari harimo abantu benshi, kubera ukuntu yari yishimye agenda avuga yishimye ati umudendezo we, umudendezo, ari indirimbo yaririmbye, birangira kubisa inkokora ku ryinyo ry'umuntu rivamo. Niba utekereje ahantu ubasha kuba cyangwa se nk'urugero naguha, uzasanga abantu muri tagisi zitwara abagenzi benshi usanga baba bameze nk'aho bayiguze. Umuntu yajya kwicara ugasanga yatandaraje akaguru kamwe agashyize hari kandi azi ko hari abandi bantu bicaranye. Rero ibyo ari byo byose ufite 50% n'undi akagira 50% ku burenganzira bwe. Niyo nama natanga. Nubwo turi gusoza ariko hari abantu bagiye batwandikira muri comment ku kiganiro twagize ubushize batubaza ibintu bijyanye n'ubwanwa. Uriya mugabo ni umusaza, se ni ibintu yashyizemo, sinzi wadusobanurira ku bintu bijyanye n'ubwanwa bwawe. Okay. Icyo ntabwo ari ubwa mbere babimbaza, kuko bamwe barabaza batese ni tentire ni ntabwo ari tentire, kandi ikindi ntabwo nshaje. Hari n'abana baba bafite imyaka 7, 10 ugasanga bafite umusatsi urimo imvi. Hari abantu benshi rero bajya babyibazaho, nkanabitangaho n'ubusobanuro, kugeza ubwo navuze nti umuntu yambajije nkamubwira nti bifata uko bireba. Kuko niba mbwiye umuntu ntabwo ari tentire, we ugasanga turimo turajya impaka nkaho zimuteye ku mubiri we, njyewe ndamuharira. Ariko ni igihe kinini narwanye nabyo, ngenda niyogoshesha ntashaka ko hari umuntu mbonana imvi, kubera ko nariyogosheshaga zigahita zimera. Ariko mu musatsi ni duke, no mu bwanwa urabona ko zivangavanze. Rero ntabwo ari tentire, nanjye nabibonye gutyo. Ushobora no gusanga famiye yanjye abameze gutya ari bakeya. Hari bakuru banjye kandi bo batazifite. Abantu rero bari bafite amatsiko bibaza kuri ubwo bwanwa, ndumva bashubijwe. Ubundi umuntu uzajya mbaza kubera ko mba ndi gushaka amafaranga, kandi ikindi noneho nabiretse kuko nari ngiye muri filime, ndavuga ni ngomba kugira umwihariko wanjye. Ariko umuntu uzajya mbaza atari nk'uko mbajije, nzajya mubwira nti nangahe kugira ngo ngusobanurire, kuko ibintu byose bigomba kubarirwa mu gaciro. Nanjye uri kubireba bitewe wenda na knowledge nawe mbibonaho, ntago wagira tetire ngo ugenda uvangavanga, bijya hose. Inshuti bakunzi ba SF Media TV,
twari kumwe n'umugabo agiye tuganirira ibintu bitandukanye, nta kintu atatubwiye, gusa mwakoze kuduha ikiganiro. Mwari muri kumwe nanjye Tuyishime Boris, turi kumwe Nyabende Zayi alias Maila. Murakoze kuduha ikiganiro, turifuza ko niba utatwagaruka twaganira. Yego murakoze cyane. Murakoze. Ciao ciao, ikiganiro cyacu nakagaruka. Stay on touch.